Blazer Wanda. Nyagasani Yesu nabane nawe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu nkuko yanditswe na Yohane. Muri icyo gihe Yesu abwira Nikodemo ati ntawigeze azamuka ajya mu ijuru uretse umwana w'umuntu amanutse aturutse mu ijuru. Mbese nk'uko Musa yamanitse inzoka mu butayu, niko n'umwana w'umuntu azagomba kumanikwa, kugira ngo umwemera wese agire ubugingo bw'iteka. Koko Imana yakunze isi cyane, bigeza bitanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwemera wese atazacibwa, ahubwo agire ubugingo bw'iteka. Icyakora Imana ntiyohereje umwana wayo ku isi ngo ayicire urubanza, ahubwo yagira ngo akize isi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. ishema ryacu twahigira abandi n'umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Muri Kristo hari umukiro, hari ubugingo n'izuka ryacu. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Navuga nti inyigisho yanjye ikubiye muri ako karirimbo, kuko ishema ryacu twahigira abandi ni umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Muri Kristo hari umukiro, hari ubugingo, hari n'izuka ryacu. Blazer Wanda.